abaturage leta n'amaso n'ijisho ry'abaturage kandi leta ibereyeho nyine abaturage niyo mpamvu none si igihugu abaturage ni iki se abaturage ni abagituye nyine abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda ndavuga igihugu cyacu kuko ari cyo nzi kandi mbona ku manywa na nijoro bahora batekereza ikintu cyatuma abaturage bagira gute bagubwa neza bakicara bakavuga bati kugira ngo abaturage bave mu bukene barimo turakora iki bati tugiye koroshya inguzanyo umuntu ajya abona inguzanyo bigeze gute byoroshye bibumbire mu mashyirahamwe ababuraraga bicike abafite ibibazo kubw'icyo bakoze hari abantu ubu umubare w'abakene waragabanutse kubera iki kuko boroheje uburyo bw'inguzanyo bayiha abahinzi bayiha aborozi bayiha abaki abikorera n'abakoreshwa boroshya mu buryo bw'inguzanyo ku buryo buri wese yisanga mu gushakisha akabona imibereho. Ndashaka tuganire muri iki kiganiro hakorwa iki turebe mu itorero twebwe ingamba turi gufata nizihe. Reka mbabwire mu gihugu iyo haje icyorezo cyangwa hakaza ikintu gihungabanya abaturage urugero iyo haje malaria bakabona umubare w'abari gupfa kubera malaria uri kwiyongera cyangwa bakabona umubare w'abari kuzahazwa nayo bakabona ko malaria iri gutera ikibazo ni uguhita bakoresha uko bashoboye bagashakisha imiti ihangana na malaria kugira ngo bakure mu kaga abaturage babo. Ni nako mu itorero umushumba agomba kuba imbere y'abakirisitu ahagaze mu nyungu za rusange yishima Imana ngo kubwo umugore we yariye yishima Imana kubwo abana be bameze neza abana bawe ko bariye abana ba diakoni bameze gute abana b'itorero bameze bate abana b'imfubyi bari mu itorero abapfakazi bameze gute wikitekerereza gusa wowe ngubeho ku nyungu zawe baho ku nyungu za rusange. Kaze kuri Mama Charlene official amahoro y'Imana nabe muri mwe nizere ko muguwe neza kandi mukomeye umwami akomeje kubarindira n'imiryango yanyu ndetse n'abanyu bose aho bari mukomeje rero gukurikirana Mama Charlene mugenda mureba impuguro amafilme ibiganiro bitandukanye. Imana y'amahoro ibaho umugisha turabakunda cyane kandi turabazirikana tubahoza ku mutima turiho ku bwanyu hanyuma rero nizere ko namwe muguwe neza nizere ko mukomeye. Iki kiganiro rero ni cya kiganiro mumenyereye cyitwa ngo hakorwa iki mu itorero nicyo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Ubundi mureke mbabwire buri wese nagerageze kumara umumaro we kuko Imana iyo yaduhaye umunsi ikaduha n'iminsi ibiduhaye iminsi y'inyongezo kugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Buri wese rero afite taranto ye yahawe agomba rero kuyikoresha kugira ngo izunguke uwatugabiye nabona twarungutse hanyuma tuzabona umugisha. Nanjye rero burya mba ndi gukoresha itaranto yanjye nahawe na Nyagasani yo kubabwiriza ubutumwa bwiza mbahugura mu bintu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu mpora imbere yanyu mba ngira ngo ibyo nabwiwe n'umwami Imana nibyo nabwiwe n'isi kuko hari ibintu isi twigisha n'ibyo Imana itwigisha n'ibyo ubuzima butwigisha byose rero ndabibazanira kandi nta yindi ntego yanjye no kugira ngo mukomeze kuba beza kandi namwe mwigirire umumaro. Aka kanya rero ndashaka kwibanda ku itorero hanyuma ndabandi kuvuga mu kiganiro cyitwa ngo hakorwa iki. Ikiganiro hakorwa iki cyo mu itorero ni ikiganiro kimazeho iminsi tugenda dutanga rimwe na rimwe. Njya gutekereza ikiganiro cyitwa hakorwa iki nari natekereje icyitwa kera n'ubu mwagiye mugikurikirana twarebye kera hitorero hanyuma tureba n'ubu hitorero hanyuma maze kugitegura mpita ntekereza icyitwa ngo hakorwa iki. Uyu munsi muri hakorwa iki uyu munsi turi buganire ni iki twakora mu itorero kugira ngo abaguye babyuke. Nicyo kintu turi buganire ikintu itorero rishobora gukora. Nimvuga itorero ntuhita ndebera mu rya ADPR ahubwo nawe wafunguye urusengero ukaba
uvuga ngo ufite itorero, wowe witwa bishop, wowe witwa apotre, wowe ukomeye, wowe woroshye, wowe ubitangiye vuba, wowe ubimazemo igihe, wowe wabyiyise, nawe wabyiswe n'abantu, nawe wabyiswe n'Imana, ni izihe ngamba muri gufata kuri iki cyago n'icyorezo muri kubona cyo kugwa kw'abakristo? Mu kiganiro cya Hakorwa Iki ibyo nashakaga ko tuganira. Mureke mbabwire, mutigishijwe na Bibiliya, mwakigishwa n'amabwiriza cyangwa amategeko y'igihugu, cyangwa mukabwirizwa nuko bakora, nuko bagenda, nuko mubona bagenda bitwara mu bintu bitandukanye. Aha hantu narategereje ndareba, ndavuga inti ariko se kuki itorero ritajya rifata imyanzuro ndetse n'ingamba, kandi ngo bayifate babihagararemo, babishakire umwanzuro kugira ngo bikemuke? Ureke mbabwire, mu gihugu iyo haje icyorezo cyangwa hakaza ikintu gihungabanya abaturage, urugero iyo haje malariya, bakabona umubare w'abari gupfa kubera malariya uri kwiyongera, cyangwa bakabona umubare w'abari kuzahazwa nayo, bakabona ko malariya iri gutera ikibazo, ni uguhita bakoresha uko bashoboye bagashakisha imiti ihangana na malariya kugira ngo bakure mu kaga abaturage babo. Ndavuga mu gihugu. Iyo bavuze ngo hari kanseri yo ku nkondo y'umura, abagore barimo bararwara cyangwa se abakobwa, leta ikintu ihita ikora, ihita ishakisha umuntu w'umuganga. Niko mbyibwira nubwo mba ntari mu nama zabo, nicyo ngibwa, kuko iyo bari gukora publicité bahagurukiye indwara runaka, hari umuganga, nimwipimishe, nimwisuzumishe, ni ukugira ngo umuturage w'igihugu akomeze agubwe neza afite umubiri, kuko ubundi igihugu kibereyeho abaturage, itorero ribereyeho abakristo. Bakavuga ngo mugende mwipimishe kanseri, na izo kanseri zo ku nkondo y'umura, babona abantu benshi bari kwicwa na kanseri, bahita bashaka umuganga ukomeye wo gupima kanseri, bagahita bashaka imiti, byaba ngombwa bakabitumiza mu mahanga, bashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo barokore ubuzima bw'abaturage. Iyo bavuze ngo hari icyorezo kigeze mu Bushinwa, kigeze ahantu runaka, bahita bafunga imipaka ako kanya, bagahita bafata ingamba zikomeye. Nta kindi gihugu kiba gishaka ni ukurengera abaturage. Muri make, ikintu cyose gishobora guhungabanya igihugu, ikintu gishobora guhungabanya abaturage, leta n'amaso n'ijisho ry'abaturage, kandi leta ibereyeho nyine abaturage. Niyo mpamvu none si igihugu, abaturage ni iki se? Abaturage ni abagituye nyine. Abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda, ndavuga igihugu cyacu kuko ari cyo nzi kandi mbona, ku manywa na nijoro bahora batekereza ikintu cyatuma abaturage bagira gute, bagubwa neza. Bakicara bakavuga bati kugira ngo abaturage bave mu bukene barimo turakora iki? Bati tugiye koroshya inguzanyo. Umuntu ajya abona inguzanyo bigeze gute, byoroshye, bibumbire mu mashyirahamwe, ababuraraga bicike, abafite ibibazo. Kubw'icyo bakoze, hari abantu ubu umubare w'abakene waragabanutse. Kubera iki? Kuko boroheje uburyo bw'inguzanyo, bayiha abahinzi, bayiha aborozi, bayiha abikorera n'abakoreshwa, boroshya mu buryo bw'inguzanyo ku buryo buri wese yisanga mu gushakisha akabona imibereho. Ndashaka tuganire muri iki kiganiro Hakorwa Iki, turebe mu itorero twebwe ingamba turi gufata nizihe. Ko abakristo bashize, abakristo ko bari gushira kubwo kugwa bagwa mu byaha, ko mbona abakristo bari kuva mu itorero bagasubira mu kabari. Ibi bintu ni ibiki? Mwe muri gufata izihe ngamba nk'abashumba b'amatorero? Vipi? Hari ibintu numva abayobozi b'amatorero bakwiye gucikaho burundu. Nkunda kubikibasobanurira ikintu cyitwa gukama izo mutagize gute, izo mutaragiye. Kubwiza ingamba zose igihugu kigenda gifata kugira ngo umuturage amere neza, mu itorero hari gukorwa iki?
ni izihe ngamba bafashe. Ndumva urugero nari ntanze ku gihugu, reka ngarukiraho ahubwo niganirire na bene wacu mbabwire ngo mbese nta kintu mubona mukwiye gukora mu matorero yanyu. Nimba haduka icyorezo runaka bagashaka inkingo, nimba haza indwara runaka bagashaka imiti, nimba bavuga ngo malariya ntigihangana na kinini bakohereza kwariteme, mwebwe muri gukora iki kw'ibyorezo byo kugwa kuva mu itorero gusubira mu byaha ko biri mu matorero, ko bikabije, ko bimeze nabi? Ni izihe ngamba muri gufata? Abashumba, abapasiteri, abahanuzi, mwebwe mufite imyanya mu itorero muri gukora iki? Kandi nimureke mbabwire, mu gihugu cy'u Rwanda umuntu wese niyo aje ari umushoramari ushaka kugira icyo akora, ntago bajya bashaka umuntu ukora ikintu kizamuviramo inyungu wenyine. Leta ibishaka inyungu za rusange. Mu bintu babanza gusuzuma ibintu byawe ugiye gukora, harimo inyungu z'umugore wawe n'abana gusa? Hoya, hagomba kubonekamo n'inyungu za rusange, ku buryo wa muturage uri hahana igikorwa cyawe cyabereye bizamugirira umumaro, ukabufashije igihugu muri ubwo buryo. Ba bantu baza gukora imishinga n'ibiki batageneye inyungu za rusange, ntabwo leta ijya ibashyigikira, nta nubwo ijya ibasinyira. Bakeneye nimba uje gukora igikorwa kivemo inyungu za rusange. Ni nako mu itorero umushumba agomba kuba imbere y'abakirisitu ahagaze mu nyungu za rusange, yishima Imana ngo kubwo umugore we yariye, yishima Imana kubwo abana be bameze neza. Abana bawe ko bariye, abana ba diyakoni bameze gute, abana b'itorero bameze bate, abana b'imfubyi bari mu itorero, abapfakazi bameze gute? Wikitekerereza gusa wowe ngo ubeho ku nyungu zawe, baho ku nyungu za rusange. Niyo mpamvu uzabona nyakubahwa umunsi umwe yahagurutse ukumva yirukanye abantu yabakuye mu myanya yabo mu buryo butunguranye. Bari bazi ko bazamara za manda zabo, ariko ntiyemere ko barangiza za manda, kuko azarangiza manda ibintu yabigize gute, yabyoretse, bakamusimbuza undi. Burya namwe mwarasimbuwe nuko nta makuru mufite. Ntabwo uzakomeza kwangiriza Imana ngo ibyemere. Ndumva abanyetorero mudakwiye kurya no kuryama gusa ngo muhere mu mwuka, ngo muhore mujye munyarukira no mu mubiri, kuko n'ubundi muwutuyemo muwukoreramo. Mwitegereze, ngewe njya gukizwa bavuze ko icyacu bigifasha imfubyi n'abapfakazi, hanyuma kikubaka n'itorero. Ariko birababaje, aho babara icyacumi nta n'ijana basize ku mudugudu, bakaba bayajyanye ngo bagiye kuyabika. Bagiye kuyabika bayakojeje iki? Ibintu birababaje kandi mubigenzure. Ni gute umwana wa pasiteri habura minerivare ku mudugudu, hakabura minerivare pasiteri ubara amaturo bahaye raporo bati pasite kuri iki cyumweru twinjije 1,000,000. Pasiteri winjije 1,000,000, uwo mukumbi arawuyoboye, nta mafaranga afite yo kujyana umwana ku ishuri. Ese tuvugisha ukuri, ibi bintu ni ibiki? Ibyo bya 10 mwirirwa mutanga, mwirirwa mwaka, mwirirwa mwigisha abantu bimaze iki? Idini ryiza se ni irihe? Ni irifasha imfubyi rigafasha abapfakazi. Rega yifashije imfubyi ni se Imana ni se w'imfubyi, kandi Imana ni umugabo w'abapfakazi. Itorero ribayeho rite? Ko leta iduteza imbere mu buryo bw'umubiri, itorero rikwiye kuduteza imbere mu buryo bw'umwuka. Iyo mubona muri gutenga abantu bangana gutyo mu mwaka, mukabara umubare w'abatenzwe mu kwezi, mukabibara, mufata izihe ngamba? Muheruka mwatenze mukajugunya? Ntabwo mubasha kurwaza abarwayi banyu? Ubu umukristo wanyararwara akajya mu bitaro, hakabura umusura, hakabura ifu y'igikoma, kandi hinjiye amaturo ku rusengero ngo ayo gufasha iki n'ayo gufasha iki. Bya biturisho mwahimbye amazina, hay'abapfakazi, hay'iki, haya maturo. Ariko umuntu akabarera mu bitaro yarabuze umugati, avuga ngo wamakaji. Yemwe bashumba, yemwe bapasiteri, muragiye iki?
muragiye iki? Akazava kwa muganga afite umujinya, hata abantu batigeze basura, ipfuba yasa abantu n'ingurube, nzisubirira mu kabari, abasinzi banguriraga akayoga, nkiri umupagani nari mbayeho neza, hakagwa gasubira mu byaha, kandi biturutse ku itorero. Muri gufata izihe ngamba bashumba, namwe bayobozi b'amadini? Muzajya mwicara mu ntebe gusa hanyuma mwumve ko bizagenda gute? Ni izihe ngamba muri gufata kubw'ibyorezo by'ibyaha biri gufata abakirisitu ko igihugu iyo kibonye ibyorezo by'uburwayi bije bafata ingamba? mwe muri gufata izihe? Hari ingamba mu itorero mukwiye gufata. None se kuki wumva ujya kumva igihugu ngo basohoye urutonde ngo abana baterwa inda ngo ni kangahe ku ijana, ngo abakobwa babyaye biga ngo ni kangahe ku ijana, ngo ababyeyi bapfira kwa muganga ni kangahe ku ijana? Barabicunga bakabigenzura kugira ngo nibigeraho birenze babifatire imyanzuro. Ntimuzi abagwa, ntimuzi iyo baba, ntimuzi abarwayi, ntimumenye aho barwariye, ntimuzi abapfuye, ntimumenye uko bapfushije, ntimumenye ababuraye, ntimumenye abakene, ntimuzi ubuzima bw'abakristo. Muri ibiki, mumaze iki muri ayo matorero yanyu? Hasa rero mujya mureba abayobozi bo mu gihugu ngo ni abapagani, ahubwo ni mwe bapagani, kuko bariya ibyo bagombaga gukorera abaturage barabikoze. Mumariye iki Imana? Hanyuma mugakomeza gusaba Imana ngo Imana nibarinde, ngo nibagumishe kuri izo ntebe, bazi bakuraho mukaza kuri kamera ngo murimo kubwira nyakubahwa ngo nabarenganure. Nyakubahwa Imana se atabarenganuye, wabarenganura ninde? Ko na nyakubahwa adakunda amakosa n'amafuti, ntabwo nawe yakunda. Imyanzuro itorero riri gufata ni iyihe? Usanga umuntu yaravuye mu itorero, utaragushijwe na pasiteri yagushijwe n'umushumba, utaragushijwe na mushumba yagushijwe na mwarimu, utaragushijwe na mwarimu ni umuririmbyi baririmbanaga, ni umudiyakoni badiyakonaga, ni umukirisitu mugenzi we. Ibi byago biri kuba byo gucika intege no gucogora kw'abakristo, muri kubifatira iyihe myanzuro? Mwebwe murarya mukanywa, mwanasenga ngo Mana amaturo yaragabanutse, nimureba nabi rero muzanayabura nayo muvuga ngo yaragabanutse, Imana yabime burundu. Ndeba aho muzayirega. Rega inkiyo wayiga muri buriya irakamwa, ahubwo ngo muzi kuzuza ibipini ngo murashaka ngo abamanizi b'abahanuzi b'abavugabutumwa ngo nibaze bayabakuremwe ku mbaraga. Abakristo barashiririye, batangiye kumenya ubwenge. Nimubavomerere, mubashakire ijambo ryiza ririmo amavuta, rifite umwimerere. Abo basatuza imbere basatuye ibiki, muberere imbuto. Nibarwara mubasure, nimutabasha kubageraho mubahumurize, mumenye iyo baba, mumenye iyo bataha. Mureke mbabwire, muri iki gihugu cy'u Rwanda hari abantu bitwa ba mutwara sibo, buri wese aba afite abantu ayoboye. Babikoreye iki? Barabikoze kugira ngo abaturage barushaho gukurikiranwa. Ariko we ngo ufite abakirisitu benshi ntibabasha kubajera. No, kuba mufite abakristo benshi mugomba gushyira ubwenge ku gihe. None ubundi ko muri gushaka ngo itorero riyoborwe n'abize, izo diplome mwazanye mu matorero zibamariye iki? Mutabasha kumenya umubare. None se nimba igihugu kimenya umuturage, ukamenya n'umuntu waraye ahangaha, ukamenya uwimukiye ahangaha, ni gute wowe pasiteri na diplome ufite ngo mwaje kuyobora itorero mufite amashuri? Ayo mashuri abamariye iki mutabasha koroganiza ngo mukurikirane ubuzima bw'abakristo banyu? Mwabaye baterera iyo. Nizihe ngamba muri gufata? Turi mu kiganiro cyitwa hakorwa iki mu itorero. Dukora iki kugira ngo abagiye bagaruke? Dukora iki kugira ngo dukumire kugwa kw'abantu? Dukora iki kugira ngo erega mwivuga ngo ni Satani ubasohora? Satani usohora abantu mu itorero yicaye mu mitima yanyu. Ninde se ubyuka ngo shitani arasohoye akagenda?
arasohoka kuko mwanze kumusura, arasohoka kuko mumurwanya, arasohoka kuko mutamuhuguza ubugwaneza, arasohoka kubw'ubutindi bwuzuye mu mitima yanyu, arasohoka kubw'amakimbirane n'amoko yanyu, arasohoka kubw'amashyari yabuzuye n'inzangano, arasohoka kubwo kurobanura ku butoni. None se reka nze mbabwire, umukire akoresha ubukwe bw'umuhungu cyangwa umukobwa we, mwese mugashiduka n'abakarere bakaza, ariko umukene yabukora. Kandi reka nkubwire, uwo mukire si we ukeneye abantu kuko asanzwe bafite, ahubwo wa mukene niwe ukeneye abo bakire kugira ngo mu bukwe bwe. Ntabwo mwabonye se abana bakora ubukwe ngo mu bukwe bwanjye hari imodoka? Mwese ubukwe bw'umukire ko imodoka zifitiye atanazigize ko yazikodesha, murajya kwirwa mwipakiriwe kwenda iki? Ariko umukene yakora ubukwe akabutahirwa n'abakene. Ibyo rero bikamutera umubabaro, hagakora ubukwe avuga ati ntaho ndi, bariya si abana ahubwo ni inyamaswa, hagacogora. Noneho yahura n'ibigerageza akavuga ati byose ni hahandi. Ko leta yita ku baturage, ni gute abapasiteri mutita ku bakirisitu banyu? Mu kanya ndaza kureba nzabakorera ikiganiro kivuga ngo nutigishwa na Bibiliya uzigishwe n'amategeko y'igihugu, nutigira kuri pasiteri uzigire kuri gitifu. Kugendera ku mategeko y'Imana nibibananira, muzagendere kuri disipline y'igihugu murebe uko babigenza. Nibura tugiye gusenga. Nge ndumva nasengera abafite amatorero. Nimba hari abantu mufite ibyago n'amakuba, nimutisubiraho ngo mufate imyanzuro. Wowe uvuga ngo uri pasiteri washinze itorero, wowe uvuga ngo uri bishop ufite itorero uyoboye umukuru w'itorero, wowe ufite umurimo uri gukorera Imana muri iyi si, ukaba uri umuntu wahawe kuyobora abantu b'Imana, uri mu mazi abira mu gihe cyose utaratekereza ikintu cyakura abantu aho bari, kuko ari abantu Imana yakuragije. Nimba waranabiragije ntacyo, uzabaragire neza. Imana nibashyigikire, Imana ibuzuza umwuka wera abanyetorero, bayobozi b'amadini, buzuza umwuka wera, ibuzuza ubwenge, ibuzuza ubushizi bw'amanga, kugira ngo mubashe gufata abantu Imana yabahaye mubahe kirisitu. Ngiye kubasengera mbasabira imbaraga nta kindi n'imbabazi, ariko ndabasabira imbaraga n'imbabazi, ubundi mwumva ubu butumwa. Ubu rero murumva ubu butumwa ngo mu bashareni yabarwanyije. Ndakurwanya se ngo nzabe pastor? Sinzaba pasiteri, nzibere evangeliste. Ni ukuri nta gahunda yo gushinga itorero, ntabayo. N'Imana irabizi umutima wanjye urera, ahubwo njyewe n'umwuka uba yabintegetse ngo nimbibabwire mbivuge, kandi ndabivuze. Imana ibashyigikire mubishyire mu bikorwa, mutekereze ku bakirisitu banyu. Ndagushimye Mana. Haleluya, ni wowe wantumye. Amina. Warantumye kandi ifite ibimenyetso birenze kimwe binyereka ko natumwe nawe muri aka kanya papa. Haleluya, ndagushimye ko ujya ubana nanjye, ukanyungura ubwenge mu byo mvuga, ukampa amagambo yo kubwira abantu bawe, kuko njye sinayabona. Nanjye ndasenze cyane, sengeye amatorero yose, sengeye abayayobora, ubahe ubwenge, ubahe umwuka wera, kugira ngo babashe kugeza abantu bawe aho wabateguriye. Suko ububyutse, bagirire neza, bahembure, bigisha iby'ubutwari n'iby'ubwenge, bashyigikire, fasha abaguye, wongere ubabyutse, abazimye nibake. Mana, bakundaga umurimo bawuretse, bongere bawukunde, abakundaga guterana babihagaritse, bongere babikunde. Ibyiza byawe byo kukubaha bikomeze biryohera abana bawe. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana nibaho umugisha, ndabakunda cyane. Mukomeze mukore share, mukore subscribe, hanyuma namwe mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu nimugoro. Amina.